Muri icyo gihe Yesu ava muri Galileya ajya kuri Yorodani asanga Yohani kugira ngo abatizwe nawe. Yohani ashaka kumuhakanira ati nige ukeneye kubatizwa nawe none uransanga. Ariko Yesu aramusubiza atemera ubikore tubone kuzuza dutyo icyo Imana ishaka. Nuko aramwemerera. Yesu amaze kubatizwa mu kanya ava mu mazi, ubwo ijuru rirakinguka abona Roho w'Imana amanuka nk'inuma amuhagarara hejuru. Ubwo ijwi rituruka mu ijuru rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, imyizigira. Icyo ni Ivanjili ntagatifu. Iteka ryose. Uyu munsi rero turahimbaza umunsi mukuru w'Ikinyarwanda cy'Ukunanize mu ntangiriro y'igitambo cy'Ukaristiya, akaba ari ibirori bisoza igihe cya Noheli. Ubundi icyumweru kiba ku cyumweru gikurikira itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere. Iyo byahuriranye n'umunsi mukuru wo kwigaragaza kwa Nyagasani, umunsi mukuru bahimbaza ku wa mbere ukurikira icyo cyumweru, bivuze twiteguye kwigaragaza kwa Nyagasani no kwandika kuri zirindwi. Mu mwaka rero siko byagenze kuko itariki esheshatu zabaye dusoje, iki cyumweru gikurikiyeho kikaba ari Tabatisime ya Nyagasani. Nyagasani rero yigize umuntu aza kubana natwe, maze twibonera kuko ikuzo ry'Imana. Ibyo rero bavuga n'imbaza yo kuba jambo yagize umuntu. Ibyo rero bihimbaza icyo gihe bihimbazamo isozwa n'abatisimu ya Nyagasani. Uwo nguwo Imana iba umuhamya koko kuko ari umwana wayo uri rwagati muri twebwe. Isomo rya mbere twumvise batubwira izaranga umugaragu w'Imana. Ivanjili twumvise umugaragu w'Imana agaragara koko. Umugaragu urangwa no gutuza, urangwa no guca bugufi, urangwa no kwiyoroshya, akaba yuzuye Roho w'Imana. Batisimu rero Nyagasani tubonamo ubutatu butagatifu bwigaragaza uburyo bwinshi rwose. Turabona umwana aje guhabwa batisimu, tukabona aho mutagatifu amumanukiraho, tukabona data abihamya mu ijwi rye, ahamya ko ari umwana we akunda cyane. Muri iyo minsi rero tumaze iminsi twizihiza Noheli, twabashije kuzirikana uburyo Imana yadukunze cyane ikatwoherereza umwana wayo, kuko tumaze iminsi twizirikana cyane cyane mu cyumweru cyo gusoza, aho ibaruwa ya mbere ya Yohani agenda agaruka kuri urwo rukundo Imana yakunze isi kugeza ubwo itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abe incungu ya twese. Ubu Yesu Kristo rero niwe umutagatifu ahamya ko ari umwana w'Imana koko, kandi akaba ari byo koko. Yesu Kristo yigize umuntu, yaje gucungura twebwe abanyabyaha. Arabigaragaza mu guca bugufi, atonda umurongo hamwe n'abanyabyaha,
bagiye guhabwa batisimu ya Yohani Batista. Batisimu yo kwisubiraho abanyabyaha bahabwaga kugira ngo bitegure amaza y'umukiza Nyagasani. Yesu Kristo rero aciye bugufi yisanisha na muntu aba kumwe natwe ubwo ataranzweho n'icyaha, akomeza no kwisanisha natwe yewe no kugera kuri batisimu. Agiye guhabwa batisimu kandi Batista umuzi neza arikanga ese bishoboka bite kandi wowe ugiye kumbatiza ukamuje mu mubatize. Yesu Kristo araca bugufi akamubwira ati bikore kugira ngo ugushaka kw'Imana wuzuzwe, bikore kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bigere ku musozo wabyo. Yohani Batista nawe arumvira agakora ugushaka kw'Imana akamubatiza, maze kuko byanditswe bitagatifu bikuzuzwa. Wa wundi ubwize umuhanuzi Izayi avuga ngo mugaragu wanjye nyohereza umwuka wanjye, ukabona rero mutagatifu amumanukiraho agahamya iby'uko ari umwana w'Imana. Kuko Yesu Kristo yabayeho agaragaza kamere Imana, agaragaza kamere muntu mu buryo bwuzuye, Imana rwose n'umuntu rwose, yisanishije natwe kugira ngo tutamutinya, kandi atwereka kamere Imana kugira ngo adufungurire imiryango yinjira mu ngoma y'ijuru. Iyi batisimu yahawe kugira ngo atangire ubutumwa bwe, ubutumwa bwo gucungura abantu. Yisanishije n'abanyabyaha kugira ngo abacungure, atari uko ari umunyabyaha, ahubwo ari uko ashaka kubereka ko bagomba kuva mu byaha bagahabwa aho mutagatifu ubagira kuko abantu b'Imana. Twibuke muri batisimu twebwe ubwacu twahawe aho mutagatifu kandi tugirwa koko abana b'Imana. Twibuke uburyo gutanga batisimu, aho umusaseridoti avuga ko batisimu irabagira abana b'Imana kandi akaba aribo koko. Abo ngabo twebwe twahawe batisimu ikaba yaratugize abavandimwe ba Yesu Kristo, ikaduha kugira imimerere ya Yesu Kristo. Imana ihamya rwose ko turi abana bayo nziza cyane. Basanga hari bari bitegura kuzahabwa iyo mpano ikomeye yo kuba abana b'Imana. Biratwumvisha rero inshingano umuntu aba ahawe kwitwa umwana w'Imana, si izina gusa, ahubwo biduha n'inshingano zo kubaho mu gushaka kw'Imana. Umwana mwiza akora icyo ababyeyi bifuza. Twebwe rero bahawe kuba abana b'Imana, dusabwa kubaho mu gushaka kw'Imana. Nyagasani igihe cyose tukagikora kuko niwe mubyeyi wacu, niwe mugenga wacu, niwe uduha kubaho. Turebere kuri Yesu Kristo rero mukuru wacu, umwana w'Imana mukuru, we yabayeho agenda agira neza aho anyuze hose. Twakwumvise mu isomo rya kabiri ko Yesu Kristo aho yanyuraga hose yagendaga agira neza, yagendaga aba urumuri bose bareberaho, bakaba bamukurikira, maze koko bakagana Imana n'abana b'Imana. Yesu Kristo kandi yabaye wereka abandi inzira yo kunyuramo, ababera umuhamya w'ubutabera kuko n'amahoro. Uyu munsi twumvise ubwo bumwe buranga Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ni nabwo bumwe bugomba kuturanga twebwe abahawe wa Roho w'Imana, ababatijwe muri abatisimu Yesu Kristo yaduhaye kubatizwa. Yesu Kristo rero batisimu ye ikwiye gushikana kuri batisimu yacu. Kenshi ubona abantu babatizwa, ugasanga yewe no gusubira mu masezerano yacu y'abatisimu, ariko wenda ntibigiye mu mutima. Uyu
munsi muri batisimu ya Nyagasani twibuke ko natwe tugomba kwibuka amasezerano twasezeraniye Nyagasani. Amasezerano atatu ngiye kuvuga ngo yoroshye ariko anakomeye kuko adusaba kwiyibagirwa tugakurikira Kristo, tukanga icyaha, tugakurikira uwo twemeye kandi tukanamwamamaza tukamubera kuko abahamya, tukaba abahamya b'urukundo rw'Imana mu bantu. Imana iri hano ubwayo ko yatwoherereje ukunda cyane, yadukunze bihebuje kugeza aho nyuma y'umwana wayo natwe tugende tube abahamya b'urukundo mu bavandimwe. Turamenye rero ko ari umwana w'Imana na mugenzi we akaba umwana w'Imana, ntashobora kumuhemukira, ntashobora kumwanga, ntashobora kumugiraho amatiku, ntashobora gukora icyo uwo nguwo yanga, ahubwo ahora azirikana ko urukundo rumutegeka kubaho ibyishimo atera abandi, kandi nawe akabigira bitewe n'uko yateye abandi. Kubaho mu mahoro no gutanga amahoro nk'uko twabyiyemeje muri uno mwaka tukitangira ko buri wese azatanga amahoro. Dukomere rero kuri ibyo twiyemeje, tube koko abatanga amahoro, tube abahamya b'ubutabera n'amahoro, tube abahamya b'ubuvandimwe kuko batisimu ya Nyagasani yatugize twese abana b'Imana abavandimwe. Niba koko turi abavandimwe, dukore icyo Nyagasani yatubwiye kuba azatugeraho ko turi abavandimwe be mu rukundo. Urajye ukunda Imana, ukunde na mugenzi wawe. Iminsi ishize twazirikanaga ko umuntu wese uvuga ko akunda Imana adakunda mugenzi we aba ari umubeshyi. Twirinde rero kuba ababeshyi, twese ko turi abana b'Imana kandi tudakunda abavandimwe bacu nabo bahawe kuba abana b'Imana. Muri iki gitabo twese dusabirane kugira ngo buri wese asubize amaso inyuma, abone ko ari umuvandimwe na mugenzi we, abone ko afite inshingano ikomeye yo kumukunda no kumugaragariza ya neza, maze aho isi hose akagenda agira neza kuko Yesu Kristo yabigize. Dusabe rero gusaba Kristo, Yesu Kristo ubasha kugaragariza urukundo rw'Imana, maze buri wese muri twebwe agende abe umuhamya w'urukundo rw'Imana abigishije imibereho ye, kuko uwamenye Nyagasani akora icyo Nyagasani amusaba.